cyangwa se Valentine's Day. Ubusanzwe umunsi wa Saint Valentin wizihizwa tariki ya 14 Gashyantare ku isi hose. Uyu munsi ukaba uhurirana n'umunsi Kiliziya Gatolika izirikana ku buzima bwa Mutagatifu Valentine. Ariko kuri uyu munsi wa Saint Valentin cyangwa Valentine's Day hari ibintu byinshi bitandukanye bikunze kuvugwa, ariko siko byose aba ari byo, kandi si nako abantu bose babyumvikanaho. Gusa umunsi wo urahari. Aha rero turagaruka kuri bimwe mu byagiye biranga uyu munsi mukuru kuva igihe watangiriye kugeza ubu, bimwe mu bisobanuro biwukomokaho ndetse n'uko wizihizwa mu mpande zitandukanye z'isi. Kuri uyu munsi abasore n'inkumi bakundana bahana impano zitandukanye ziganjemo impano zanditseho imitoma n'indabo z'amaroza atukura, ubusanzwe avuga urukundo rugurumana. Aha bivugwa ko buri mwaka kuri Saint Valentin hoherezwa amakarita agera kuri miliyari imwe n'igice muri miliyoni 83.6% akaba atangwa n'abagore bayaha abo bakundana. Saint Valentin rero ikaba igwa mu ntege umunsi mukuru wa Noheli mu gutangwaho amakarita menshi. Njye ndi Rasi Constant. Ushobora kwibaza kuki Saint Valentin iba muri Gashyantare. Kera umunsi wo hagati mu kwezi kwa Gashyantare ufatwa nk'ikimenyetso cy'urukundo n'uburumbuke kuva mu bihe bya kera. Mu Bugereki ko hari ukwezi bibukamo ubukwe bw'imana zabo zikomeye Zeus na Hera. Mu Baromani tariki ya 15 Gashyantare wabaga ari umunsi bizihizagaho Lupercus, aho baturaga ibitambo Lupercus, imana y'uburumbuke. Ushobora kwibaza uti none se Saint Valentin n'indi? Muri Kiliziya Gatolika habayemo ba Valentin batatu batandukanye bagiye bagirwa batagatifu kubera ukwemera kwabo kutajegajega kwatumye bicwa nk'abahuye Imana n'ingoma z'igitugu zayoboraga Roma icyo gihe hari mu kinyejana cya gatatu. Valentin wa mbere ni Valentin wa Roma. Uyu yari padiri, yishwe mu kinyejana cya gatatu azira ukwemera kwe, ashyingurwa i Roma hafi y'inzira yitwa Via Flaminia. Valentin wa kabiri ni Valentin wa Terini, we yari umwepiskopi cyangwa bishop, nawe akaba yarishwe ashyingurwa aho uwa mbere yashyinguwe. Valentin wa gatatu ni Valentin w'umumaratiri wo mu majyaruguru ya Afurika, ariko uyu we amateka akaba atazwi neza. Muri aba batatu rero uwitirirwa uriya munsi ni Valentin w'i Roma. Bivugwa ko ku ngoma y'umwami w'abami Claude w'umugome, Roma yari mu ntambara abaturage batakundaga, maze afata icyemezo ko nta musirikare uzongera gushaka. Hagati aho Valentin yakomeje gusezeranya rwihishwa abakundana, harimo n'abasore b'abasirikare. Byaje kumenyekana ubukuru nuko arafungwa. Ku munsi wo kunyongwa rero hari tariki ya 14 Gashyantare yohereza umukobwa wari ufite se wacungaga iyo gereza agapapuro kanditseho ngo biturutse kuri Valentin wawe. Uwo mukobwa ngo Valentin yamwibonagamo, ngo kuko Valentin yagizwe umurinzi w'abakundana, le patron des amoureux. Nanone mu bihugu bitandukanye byinshi byo ku isi uyu munsi wizihizwa mu buryo butandukanye. Reka turebe uko umunsi wa Saint Valentin wizihizwa ahantu hatandukanye. Ubundi kera uyu munsi wafatwaga nk'uw'abasiribateri kurusha abakundana. Abasore n'abakobwa bakinaga umukino aho abakobwa bihishaga maze abasore bakabashaka. Iyo umusore yavumburaga umukobwa bagombaga gushyingiranwa mbere y'uko umwaka urangira. Byari bitangaje. Mu kinyejana cya 14 nibwo mu Bwongereza uyu munsi wafashwe nk'uw'urukundo kuko bemeraga ko inyoni z'ingabo n'iz'ingore zihura, akuploma cyangwa se ikizwi mu Cyongereza nka mating. Ku munsi wa Saint Valentin bamwe mu bakirisitu bajya gusura ibisigazwa bye ahantu hatandukanye mu Burayi, mu Bushinwa na Taiwan. Kuva mu mwaka w'1980 uyu munsi wa Saint Valentin wizihizwa cyane. Mu Buyapani ho niba bisanzwe kuri uyu munsi abagore n'abakobwa bategetswe kuzanira abagabo n'abasore bakorana za shokora zihenze. Gusa mu Buyapani kuri 14 Werurwe abagabo nabo barishyura bagahawe bashiki babo umwenda, urukweto cyangwa ikindi gifite ibara ry'umweru kandi gihenze nibura inshuro 3 kurenza ya shokora yaguriwe. Iyo tariki ya 14 Werurwe bayita White Day cyangwa se umunsi w'umweru. Uretse mu gihugu cya Brazil ho bagira umunsi w'abakundana wihariye kuba tariki ya 12 Kamena, ukaba witwa Dos Namorados. Muri Colombia ho uba kuwa gatandatu wa gatatu n'ukwa 9.
ukaba witwa Dia de l'Amore ya Amistad, umunsi w'urukundo n'ubucuti. Mu Rwanda naho kuva mu mwaka w'1998 uyu munsi witaweho cyane kandi ugenda utera imbere umwaka ku mwaka, ndetse kuri ubu mu bo tubona nk'abanyeshuri bo muri za kaminuza nibo baboneka nk'abawizihiza kurusha abandi cyane, ko benshi baba babyungukiyemo kwerekana ingufu z'aho urukundo rwabo rugera. Saint Valentin ni umunsi wizihizwaga mu mpera z'umwaka kuko watangiraga tariki ya 1 Werurwe. uwo munsi abapagani bawizihizaga mu byiciro bitatu. Abapadiri bafataga ikimasa bakakijyana kucyereza mu buvumo bwa Rutekara bwari buherereye mu musozi wa Palatine, umwe mu misozi 7 ikikije Roma, aho bivuga ko icyumba cyongereje Romarusi washinze umujyi wa Roma n'umuvandimwe we Remusi. Icyo gihe bafataga amaraso y'icyo kimasa bakayasiga urubyiruko ruturuka mu miryango ikomeye, bakabyita gusukura abashumba. Hakurikiragaho umuhango wo kwambara impu z'iryo tungo. Abapadiri n'urubyiruko bamaraga kuzambara bakazenguruka umujyi bakubita abantu basanze mu nzira bakoresheje uduce dukase kuri za mpu. Abagore bo icyo gihe babaga bizeye ko bazasama kandi ko bazabyara nta bundi bubabare na bumwe bahuye nabwo. Iyo mihango yasozwaga no guhura kwa rwa rubyiruko rugakora ubufindo ku mugoroba, abahungu n'abakobwa bagahura gutya ndetse bagashyingirana. Bamwe ariko bahuza uyu munsi nk'uwagiye ushyirwaho n'abantu bo mu bihugu bitandukanye, bamwe baganisha mu gucuruza ibyabo nka shokora n'ibindi bintu by'agaciro bihabwa abakobwa kuri uyu munsi. Uyu munsi wizihizwa hirya no hino ku isi, aho usanga abakunzi basohokana bagahana impano zirimo indabo n'ibindi bintu by'agaciro. Hari abugwa neza ariko hari n'abugwa nabi, kuko nk'umuhungu utereta abakobwa benshi usanga hari abamuteze kuri uwo munsi ngo barebe ko basohokana akanabaha n'impano. Iyo adahari uwo munsi abifata ukundi, ndetse bikaba kimwe no ku bakobwa babeshya abasore benshi ko babakunda. Uyu munsi kandi urangwa no kwambara imyambaro yiganjemo ibara ry'umutuku n'umukara, mu gihe hari abambara isa n'iroza cyangwa umweru. Ngendi Uwase Constant.